You got a choice. Niggas crazy. You got talent. That niggas crazy. Make a decision. Niggas dumb as fuck. Imagine if I did that stupid shit when I was. Murikubona aka kanoti ka 5 akangaka. Aka kanoti ka 5 akangaka. Iyi noti ya 5 muri kubona hari umuntu ushobora kumara ukwezi kose atarayikoraho. Iyi ngiyi ariko afite amafaranga kuri mobile money no kuri banke na hehe. Bisobanuye ngo isi irimo irahinduka. Turi kuva mu isi iri analogue tujya mu isi digital. Igihe cya cash kizajya gishire tugende tujya amafaranga y'iki yo kuri internet ariyo mwumva ngo cryptocurrency mwumvishwa mu Rwanda bashobora kuzayironshinga in 2026 they said sinzana byumvishe. Rero igihe cyo kuva kuri cash tukajya muri cryptocurrency officially. Nukuvuga wazajya ufite inote ya 5 ariko itagira yayi cash zaravuyeho ugize ufite amafaranga ari online. Bivuze ngo ubucuruzi bw'amafaranga bwo ntago bizigera bajya gute buhagarara. So niba uri umuntu usoje kaminuza secondaire uri gushaka ikintu wakoramo akazi, ushaka ibintu wakora bya online, havuyemo videography, havuyemo dropshipping, havuyemo scamming, havuyemo n'ibintu byinshi bibera online, ahitamo forex trading. Ko forex is not gonna stop. Tuzaba muri forex tujya muri cryptocurrency. Umuntu uzi gutradinga forex, uzi gukora ibi byose, tradinga ibintu bigiye bitandukanye, uzi gutradinga ama stocks, azi ko yagena akagura imigabane muri stock runaka, kuba yagura ama bonds, mujya mwumva ngo maprovunja faranga, ibyo byose. Get wise. Uburyo rero bwo gushaka amafaranga avuye online ukora YouTube channel, ubwo ni uburyo bwa mbere butanga amafaranga avuye online, nyine avuye mu kirere. Warakora ugende gute kodesha amakamera, ugende kutumira abantu, niba ari filime mukina, niba ukeneye umuntu gukamera, we bose urabishira ama location, ibira bintu byose wumva bikenerwa kugira ngo video isohoke irebwe kuri YouTube, byose ubishoramo. Iyo bishoyemo rero aho ngaho tubyita gute abantu bakora business, babyita kuri skinga. Yuko za YouTube channel ntago ubuje ngo kwitiyora amafaranga, wapi hari igihe bizagusaba kugira ngo YouTube yawe utangire kwinjiza. Icyo gihe bigusaba, hari abantu baba bakubwira ati YouTube channel yawe n'ubundi nta muntu uzayireba, ushaka iyo content wayorera nta muntu uzayireba rwose. Abandi ari sirenge yazanywe na kagapiti ngo byiyorere ibyo bintu, nyine abantu bazajya baguca intege igihe cyose utangiye hasoro runaka. Abo ntago babura kuki mutaba sharp. Niba wajyaga kwiga primaire abizi ko wakuga ari nk'ibyana byakuganga n'ubundi se kuri umuswa. So umuntu wese ugiye gufungura YouTube channel, impamvu abafungura YouTube channel yewe no kugira ngo abona amafaranga. Kugira abona amafaranga bimusaba ibitambo. Hari umwanya akenera wo gukora video, yazi kuzikora, rugakenera abantu bamukorera ama video, abo bose abari bubishyure. Uri kumva ni kuvuga iki? Icyo nshaka kubabwira muri rusange, business yose igira ibitambo. Uje muri forex trading ukenera ibitambo, ukenera guhomba amafaranga runaka kugira ngo ubashe understandinga uko trading ikora. Ukenera umwanya wo kwiga trading ukwikora, ukenera abantu bayikwigisha nawe ukabishyura. Platforms zikoreshwa muri trading harimo izishyurwa nazo zazishyura, kubera ko ufite inzozi, hari ikintu ushaka kugeraho. Kuva kuri izo nzozi za rero ugera kuri zazo zizabaye reality, maho hagati nyine agomba kubamo ibitambo. Uri kumva? Abakobwa mu independent mukorera amafaranga ku giti cyanyu, abo boyfriend banyu benshi bari broke, ikabasunikira kujya mu bisaza. Ibisaza byifitiye indwara mutamenya bakuye zaye na hehe. So women make your own money. It's very possible. Ni ibintu byoroshye. Aha, undi muri forex yihombye ugomba kwiturekera ibintu warurimo, ugashaka uturimo tw'amaboko gukora kugira ngo udakomeza guhomba, ukigira business ubwonko bwawe ukaburangaza, ukarekera gukomeza gushaka setup mu isoko. Ara ngubu yanjye maze guhomba 2,000 agaragaye, kandi ni trade ya mbere. Mu buryo bwo kwirinda rero kuva trading ndi gukora isuku agaragaye, kandi ni trade ya mbere. Mu buryo bwo kwirinda rero kuva trading ndi gukora isuku. Nibaragura udukoresho twanjye kugira ngo nyine akomeza kujya mu isoko, kubera ko umutima ukubwira ngo ngererebemo. Traders rero benshi nuko muhomba, ukomeza trading nibyo byatuye ushize. I passed phase 1 and phase 2, ariko still narahombye kuri live account we namaze kuba funded. Muhomba none narabikuza n'atanu, kandi nifite ubushobozi bwo kubikuza 7,500. Ibyo nibyo byabaye nabonye muri kuri imbaza abantu muri kuvuga ngo bona ise kuri platform ya mbere ngo byagenze gute,
Kwenda rero kuvuga ko ugiye gukora 50k bikanga. Amafaranga ndi kwanga nanjye n'ubwa mbere nzanyakoreye. N'ubwa mbere nzanyabonye. Ikumva rero ntabwo byoroshye. So day one kuri trading, kuri fade, kuri zi pro farm, nabonye ko byabaye ibibazo. Byabaye zagara. Buying the gold and just saying at that time. No. Hari na news mu kanya zigiye gutuma izamuka. Byatari bivuze ngo muragomba kwirinda kuguma mwiri no soko tazagushiduka amafaranga agushiranye kandi ari umunsi wa mbere. N'ubundi ejo isoko rizari gikora n'umunsi kuri cyo rizari gikora. No wakora cyo bitime indi. Nukubukwamyeho gakeya. Kubukwamyeho gakeya kabisa. Ukaba ushaka ibindi bintu ukora biri mu bwenge buzima. Kuko ibi ngibi nta gahunda. Kugira ngo ushake ibyo gukora mu rugo ujishe ubwonko uri fresh. Iyo utameze neza ubwonko bwawe utabitekereza fresh. It's a better time to quit the market. See, everything is closed. Now tab ya forex already just really closed. Madakora dusuku gakeya. Abana agiye ko tuvundi. Kubera ifunguye dirisha kandi turi mu gizuba fundi itariza. This is what you have to do. You know when you bikora, you have to do something guys when you are losing to distract your mind and your brain to try to another side of life, not just trading. Rero mwese abantu muri mukora trading I know ntago muzi ukuntu avoiding a market ukomeza ugakomeza paka amafaranga ashizo ibyo bijyanye babaho kandi ntago mujya mubivuga naye mwabonye ko byambayeho ndetse sindomo ariko iyi ndio wanga kugira ngo avoiding losses uraza gukora utuntu nyine gake ku mugo kugira ngo wirinde waho man. That's what I mean. In order not to keep losing trades, panicking, forcing things. You can go out and go to play tennis, you can go and play football, you can go and you just have to do something to distract your mind, man. You understand? We need a lift. Hey, trading will make you crazy, man. You find yourself doing some stuffs which are not of your age because